Haleluya, haleluya. Turabasuhuje bene data mudukurikiye hirya no hino ku isi, abadukurikiye bari mu Rwanda, abari hanze yo mu Rwanda. Imana ibahe umugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana twihuse cyane. Ku mazina ni yayandi, ni Evangeliste Christian Rukundo. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusoma mu gutegeka kwa kabiri ibice 5 umurongo waho wa 7. Haravuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Turongera dusome muri Mika. Ibice 5 umurongo waho wa 12. Haravuga ngo nzatsembaho ibishushanyo byawe bibajwe n'ibigirwamana byawe by'inkingi, ntuzongera gusenga ibyakozwe n'amaboko yawe. Amina. Ijambo tugiye kuganira uyu munsi ntabwo turi bujye kure n'ibyanditswe, nase n'ijambo twasomye, ni ijambo twasomye mu gutegeka kwa kabiri ibice 5 umurongo wa 7. Haravuga ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Iyo niyo title y'ijambo ryacu ry'uyu munsi. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Abenshi tumenyereye ibigirwamana bya kera. Abenshi tumenyereye ibigirwamana bimaze igihe, cyangwa se biri traditional gods, cyangwa se ibigirwamana bya kera abenshi bazi kandi basobanukiwe. Biba ari ibishushanyo cyangwa se ibintu runaka abantu bajyaga baramya. Ariko uyu munsi ndashaka kugira ngo tuganire ku ijambo ntukagire ibigirwamana mu maso yanjye, bijyanye n'igihe turimo. Wasanga uri aho ngaho, uri umukristo cyangwa se undi uwo ari we wese, uramya ibigirwamana kandi utabizi. Iri ni ijambo rirerire tuzagenda tuganiraho iminsi myinshi, ariko uyu munsi nashaka ko tuganira ku kigirwamana cya mbere, ni ikigirwamana cy'urukundo. Ni gute urukundo ari ikigirwamana? Turaza gusoma twihuse, dusoma mu Itangiriro ibice 29 umurongo wa 30. Ni gute urukundo ari ikigirwamana? Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. N'ayez point d'autre Dieu devant ma face. Ikigirwamana cya mbere tugiye kuvugaho ni ikigirwamana cy'urukundo. Mu Itangiriro ibice 29 ku murongo wa 30. Haravuga ngo 29 umurongo wa 30. Yakobo arongora na Rasheli, akundwa akaza Rasheli, anyungwa akaza Leya, atenda kuri Labani indi myaka 7. 31. Uwiteka abona ko Leya anyungwa akaye, azibura inda ye, ariko Rasheli yari ingumba. Haleluya. Muri ndi jambo bavuga ati ngo Uwiteka agira ingumba Rasheli. Ikigirwamana cy'urukundo. Iki ni ikigirwamana Yakobo yahuye nacyo nk'umukozi w'Imana. Iki ni ikigirwamana
Yakobo yahuye nacyo nk'umuntu wizeraga Imana, nk'umuntu wakundwaga n'Imana, aza guhura n'ikigirwamana cy'urukundo. Wasanga ubu ngubu ufite ikibazo cyo kuramya ibishushanyo binyuze mu rukundo kandi utabizi. Igihe cyazagera ugasanga ubuze ijuru kuko udasobanukiwe. Uyu munsi ndashaka kukubwira amagambo akomeye. Birashoboka ko utarigeze unayumva, birashoboka ko ari nta wigeze yumva cyangwa se warayumvishe, ariko uyu munsi icyo uri bwumve kirabagisha ku buzima bwawe, kandi nukurikira kiraza guhindura ubuzima bwawe, kikwigisha uburyo bwo kuramya Imana mu by'ukuri. Umva uburyo Yakobo yaje kugwa mu mutego wo kuramya ibigirwamana. Umva uburyo Yakobo yaje kugwa mu mutego wo kuramya ikigirwamana cy'urukundo. Ni gute umuntu yakorera umuntu, akunda umuntu igihe cy'imyaka 7, akongera agakora imyaka 14, haleluya, kugira ngo abone urukundo, kugira ngo abone Rasheli. Ijambo ry'Imana ryambwiye ngo usomye muri Mika, aho twasomye muri Mika haravuga ngo nzatsembaho ibigirwamana byawe byose, ntuzigera kuramya ibishushanyo. Wongeye ugasoma muri Nahumu igice cya 1 umurongo wa 2 avuga ngo Uwiteka ni Imana ifuha kandi irahora. Uwiteka arahora kandi agira uburakari bwinshi. Uwiteka ahora ababisha be kandi abanzi be ababikira umujinya. Haleluya. Iki ni ikintu Yakobo yahuye nacyo nk'umuntu Imana yakundaga. Ntabwo Imana yagombaga kumwemerera yuko akomeza kuramya ibishushanyo, akomeza kuramya ikigirwamana cye, ikigirwamana ari cyo Rasheli. Ijambo ry'Imana rambwira ngo kuko nazigera nemera gusangira ububasha bwanjye cyangwa se icyubahiro cyanjye n'umuntu runaka, ntabwo nzigera nemera ko ari mpartage nawe ma gloire. Icyo cyatumye Uwiteka, ijambo ry'Imana rambwira ngo azibinda ya Rasheli. Yayizibye kwari ukugira ngo acecekeshe Yakobo, kwari ukugira ngo akuremo Yakobo cya kigirwamana cyari mu mutima we cyo kuramya igishushanyo Rasheli. Maze Uwiteka aragenda afunga inda ya Rasheli, maze ngo kuko ijambo rambwira ngo yakundwa kaje cyane Rasheli. Arangije yanga Leya, ntiyakundaga Leya, ariko Imana ibonye ko Yakobo yafashe Rasheli nk'ikigirwamana, maze Rasheli ahita hinduka rivo cyangwa se mukeba w'Imana, ahita hinduka iyindi mana kuri Yakobo. Imana ntiyashoboraga kubyemera. Imana ntishobora kwemera ko ari ikintu gifata umutima wawe. Imana ntishobora kwemera ko ari umuntu ufata umutima wawe. Imana ntishobora kwemera ko ari ikintu kibangikanya mu mutima wawe. Ntabwo ishobora kukwemera ko ugira uwo uyibangikanya nawe mu mutima wawe. Haleluya. Abenshi bagwa muri uyu mutego, abenshi bahura n'ibi bibazo kenshi muri famiye zacu. Ugasanga umuntu akunda umuntu runaka, avuga ati runaka atariho sinabaho. Ugasanga umugabo akunda umugore we cyangwa se umugore akunda umugabo we ku buryo bukabije. Ndavuga urukundo rukabije ni ikigirwamana. Kandi igihe cyose uzasanga ukunze umuntu urukundo rukabije, ugakunda umuntu urukundo rurenze, icyo gihe bizagaragara ko yabaye ikigirwamana cyawe. Rero nagaragara ko yabaye ikigirwamana cyawe, azaba abaye mukeba w'Imana. Kandi ijambo rirambwira ngo sinshobora kwemera ko hari uwo mpartage nawe ububasha bwanjye. Sinshobora kwemera ko hagira mukeba wanjye uti nzatsembaho bakeba banjye, nzatsembaho uwo ari we wese uzashaka gufata umwanya wanjye. Haleluya. Abenshi bahura n'icyo kibazo. Usabona imiryango bafite abana, ugasanga ababyeyi bafite umwana runaka bakunda, ugasanga ababyeyi bafite umwana runaka mu bana bose. Uwo mwana kenshi mubirebye cyangwa se muzabikorere recherche, nge nabikoreye research, nsanga abana benshi bakundwa n'ababyeyi babo muri famiye, akenshi birangira bageza poetinze ababyeyi babo, birangira babakojeje isoni. Uzi kubera iki? Kubera kushyiraho urukundo rwose kuri uwo mwana, ukamushyiraho urukundo rwose, ukamufata nk'igitangaza, maze agafata umwanya w'Imana. Imana ikamuboramo intere, Imana ikamuboramo inyungu. Iyo mubuzemo inyungu rero ikamugira ikigo. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo maze Imana
ngo ibonye ko Yakobo yakundaga cyane Rasheli ku buryo bukabije ngo imugira ingumba. Imugira no interest, imugira umuntu udafite umumaro kugira ngo ifate umutima wa Yakobo. Haleluya. Mwitonde cyane ku kintu cyitwa urukundo. Mwitonde cyane ku bantu mukunda. Mwitonde cyane ku bantu mukunda, mwafashe mukabaha umwanya wa mbere muri famiye zanyu cyangwa se mu miryango yanyu. Nabibonye kenshi ugasanga ababyeyi niba bafite abana b'abakobwa benshi, noneho yabyara umuhungu akamufata nk'ikigirwamana, umuhungu akamufata ati uyu niwe buzima bwanjye. Igihe cyose uzagira icyo gitekerezo, cyangwa se yaba afite abahungu benshi, yabyara umukobwa akamukunda kuruta yakunda ibindi byose, akamubona nk'igitangaza, uzasanga kenshi abana nk'abo igihe cyinshi bavamo ibigoryi. Uzabyitegereze. Ntabwo nzi niba aho ngaho ushobora kuba wewe utaraguye muri uwo mutego, byarakubayo, ushobora kuba utari ariko benshi bari muri uwo mutego. Ugasanga umuntu aravuga uti umugabo wanjye adahari sinabaho, azaba umugabo wawe azaba adahari kandi uzabaho, Imana izamwica azapfa, uzasigara ubeho. Icyubahiro kibi cy'Imana. Imana ntabwo ibikora. Ijambo ry'Imana ambwira ati ndi Imana ifuha, niko ijambo rivuze. Sinshobora kwemera ko hari ufata umwanya wanjye muri wowe. Mwitonde cyane. Yakobo yakomeje guhura n'iki kibazo. Yakobo yakomeje guhura n'iki kibazo cyo kuramya ibigirwamana binyuze mu rukundo. Yakundaga Rasheli ku buryo bukomeye, kandi urebye uburyo Rasheli niwe wahoraga aramudisappointinga buri munsi. Yarakomeje kubera gukunda Rasheli. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo igihe Rasheli yabyaraga Yosefu, ngo Yakobo yaranezewe cyane, ngo aranezerwa cyane, anezerwa Imana ngo yaramukunze murutisha abandi bose, n'abandi bose barabibona. Akomeza gukunda Yosefu. Niyo mpamvu Imana yakoze ibishoboka byose kugira ngo imutandukanye na Yosefu, kugira ngo akomeza kuramya icyo kigirwamana. Imana ntizemera yuko ukomeza kuramya umuntu runaka. Ibigukunda izagutandukanya nawe, uzababara, uzagira ibibazo, uzagira kubabara, ariko Imana izaba yihesheje icyubahiro. Itonde cyane rero ku bantu ukunda, itonde cyane rero kuri uwo muntu ukundwa kaza. Nanatangara usanga umuntu abwira undi muntu uti wowe uri igitangaza, uri Imana yanjye, urakomeye, urarenze ku buzima bwanjye, ntagufite sinabaho. Oh my God. Ibaye ubwo buryo wakundaga uwo muntu, ibaye ubwo buryo wakundaga umwana wawe, ibaye ubwo buryo wakundaga uwo mugore wawe, ariko wakundaga Imana. Hallelujah. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Iyo bayita idolatry. Idolatry, kuramya ibigirwamana. Muramya abana banyu, mukaramya ababyeyi banyu. Umuntu asanga umuntu ati ababyeyi banjye batariho sinabaho, uzabaho badahari. Hana benshi babaye badahari. Ababyeyi bawe so bakubeshejeho, umuryango wawe si ukubeshejeho, abana bawe si bakubeshejeho, ahubwo ubayeho kubw'impamvu z'Imana, ubayeho kubw'imbaraga z'Imana. Batanahari wakomeza ukabaho. Senya ibyo bigirwamana mu mutima wawe. Icyo kigirwamana cy'urukundo rukabije ku muntu runaka gikure muri wowe. Oh haleluya. Gikure muri wowe, maze Imana nibona ko wayihaye umwanya. Nakwifuza kuba nka Burahamu yirize kugira ikigirwamana cy'urukundo. Ibaza umuntu wari ubyaye umwana umwe mu myaka 100, afite imyaka 100, bashaje, babyara umwana umwe. Imana iramutestinga irebe niba koko Burahamu atafashe uwo mwana nk'ikigirwamana. Isanga koko Burahamu aracyubaha Imana, isanga Burahamu aracyubaha Imana, isanga Burahamu umutima we ari Imana yonyine irimo. Imana amubwira ati genda umutange. Burahamu ntiyigeze ashidikanya, aragenda aramutanga. Haleluya. Ibaye mwabaga nka Ana yabyaye umwana umwe, umwana yashatse igihe kirekire, ntiyigeze amuramya. Aravuga uti Imana n'umuyu mwana nzamugutura, azagukorera ibihe byose, nzamushyira mu rusengero, nzamushyira mu isinagoge, agukorera ibihe byose.
iki kintu gishimisha Imana cyane. Buramu yashimisha Imana kuko ikintu cy'ikigirwamana ntiyigeze afata Isaka nk'ikigirwamana, nubwo yaramubyaye akuze, nubwo yaramubyaye mu gihe akuze kandi ari umwana umwe. Abenshi mwebwe muhitamo mufata nk'ikigirwamana, umwana wanjye, umwana wawe. Niba Imana igukunda ugakomeza gukunda umwana wawe kuri urwo rwego rurenze uko ukundamo Imana izamwica. Yes, ntabwo ndi butinya kubivuga ko ni ijambo ry'Imana. Ntabwo sinzigera nihanganira uwo ari we wese uzafata icyubahiro cyanjye muri wowe. Iki ni ikintu cya mbere tuganiriyeho, kuramya ibishushanyo binyuze mu rukundo. Tuzavuga n'ibindi bintu byinshi tuzavuga n'ibindi bintu byinshi mutamenyereye kenshi benshi tubamo kandi turamya ibigirwamana. Haleluya, haleluya. Umwana wawe, urukundo rukabije ku mwana wawe, urukundo rukabije ku babyeyi bawe, urukundo rukabije kuri fiance wawe, urukundo rukabije ku mugabo wawe, urukundo rukabije ku mugore wawe. Icyo ni ikigirwamana. Kandi niba ari ikigirwamana, Imana ikabivuga ngo sinzigera nihanganira, ndi Imana ifuha. Imana izafuha kuri icyo kigirwamana cyawe. Ni igifuhaho, uzareba ibizakubaho, kandi nibikubaho uzasigara wiramanta. Benshi mwahuye nabyo wiramanta. Nigeze kubona umuntu wari ufite umwana umwe yamukunda cyane, amukunda cyane, umuhungu ni umwe yari afite, yafata gutikiniye gitangaza, ariko umwana ahantu muzi, umwana abaye ikigoryi, niwe wa disappointinze ababyeyi be. Kubera iki? Ntabwo bigeze bamutura Imana, ntabwo bigeze bamutura Imana, ahubwo ntibigeze banamenya ko umwana mu kumuhabwa bamuhawe n'Imana. Mureke ibyo bigirwamana, ahubwo muhe icyubahiro Uwiteka wenyine. Mureke ibyo bigirwamana, mureke mu icyubahiro Uwiteka wenyine. Ni ibintu bikomeye, ni ibintu bikomeye ndi bubabwire. Ni ibintu bikomeye ndi bubabwire. Ntabwo ndi bubabwire ibigirwamana ngo bya Ashera, ngo za Bari, ibyo murabizi. Haleluya. Ntabwo ndi bubabwire ibigirwamana ngo by'amafaranga, ngo by'ibiki, ibyo murabizi. Ntabwo ndi bubabwire z'angombe, icyo murakizi. Ntabwo ndi bubabwire kimbirigiti, ntabwo ibyo murabizi. Ntabwo ndi bubabwire ibyo bigirwamana, ndababwira ibigirwamana mutazi, biri mu mitima yanyu kandi bishobora gutuma murimbuka mutabizi. Nimwitonde rero, mutaba nka Yakobo yakomeje harakunda Rasheli, kubye ko n'urubyaro rwe yakomeze kurukunda. Urujyo yakundaga Yosefu ngo amurutisha abandi, aramukunda cyane cyane kuko yamubyaye ngo akuze. Urebe Imana ikintu yaje gukora. Kandi ni ijambo, ni revelation. Ubu n'ubuhanuzi mutazi, mutigeze munumvaho birashoboka cyangwa se mwarabwumvishaho. Icyatumye Imana ifata Yosefu ikamujyana ikamukura imbere ya Yakobo, kwari gukora ikigirwamana mu maso ye, kuko yakundaga Yakobo kandi gakunda na Yosefu. Niyifuze ko Yosefu bikigirwamana kuri Yakobo, cyangwa se Yakobo azabikigirwamana kuri Yosefu. Iti batandukanye. Imana izagutandukanya n'ikigirwamana cyawe. Ishobora kuba yaragutandukanyije ntunabimenye, ugasigara ufite umubabaro. Uti umugabo wanjye yagiye, ndabaho ne, baba we uzabaho. Uti umwana wanjye byakomeye, abana banjye tibye baranze, byabaye bibi. Yese wamukunze urukundo rukabije, urangije umurutisha Imana. Imana imuramo inyungu, iratsemba ikigirwamana. Haleluya. Mwitonde cyane, ni ijambo ritonde bubabwire, ariko ni ijambo ribuze kugufasha mwene data ahantu uri. Niba ungurikiye simbizi, urukundo ke umuntu umwe kumva umusore biratangaje cyane, umukobwa akagenda akiyahura ngo umuhungu yamwanze. Sibyo ni ibiki? Umuhungu akagenda akiyahura ngo umukobwa bishatse kuvuga iki? Uwo muntu ugeze aho yiyahura kuko umuntu runaka yamwanze, nuko bayamufashe nk'ikigirwamana. Ibaye mwakwiyahuraga kubera Kristo. Ibaye mwakwiyahuraga cyangwa se mukiyica kubera data, ariko mwiyahura kubera urukundo ku bantu. Abantu bazakudisappointinga. Itonde cyane, wikwiringira abantu, wikwiringira umwana wawe. Umwana wawe azakudisappointinga, umugabo wawe azakudisappointinga, umugabo wawe azagukoza isoni, umwana wawe azagukoza isoni, wo nguwo wiringiye.
mwene so uwo nguwo wiringiye ukunda uvuga ati uyu nguyu atariho sinabaho, azagenda kandi uzabaho kubw'Imana. Nawe ndakubwira wowe uri aho ngaho, simbizi urukundo ukunda umuntu runaka, bitekerezeho neza. urukundo ukunda umuntu runaka, ese n'umwana wawe ukunda urukundo rukabije? Ese ni so? Ese ni nyoko? Ese ni mwene wanyu? Ese ni umuryango wawe wiringira ugashyiraho mu kwiringira umuryango wawe? Benshi ndabazi bafite imiryango myiza ikomeye, ariko kuko Imana yabakunze batandukanyije nayo, basigaye bavuga ati Imana uramemukiye kuko umuryango wanjye utanyitaho. Imana yashatse kugukiza ikigirwamana kiva imbere yawe mu izina rya Yesu. Yes, ntabwo wenda mubyumva, ariko sinzi nawe umuntu ubyumva nk'uko mbyumva. Maze kubibona inshuro nyinshi, ni ibintu nakoreye research, ni ibintu nakoreye ubushakashatsi, ndabisanga kenshi abana benshi muri famiye, uzasanga muri famiye abana benshi bakundwa kurusha abandi, birangira bakoze isoni ababyeyi babo. Niba ari umukobwa, niba ari umuhungu, akenshi rero ikigirwamana cy'urukundo rukabije, ntabwo mbabwiye kugira urwango, mbese mutababana mu mwuka abati atwigishije noneho kugira urwango. Oya, simbigishe kugira urwango, ndabigisha gukunda Imana. Haleluya, kuko nukunda Imana nta rwango uzagira, ariko nukunda umuntu urukundo rukabije uzaba ukoze icyaha cyo kuramya igishushanyo cy'umuntu. Ntabwo ari urwango nkwigishije mwene data. Tekereza urebe igishushanyo cy'urukundo. Mbese ninde uramya? Mbese ninde ukunda cyane mu muryango wawe? Ese ninde ukunda cyane? Ni umwana wawe ukunda cyane? Ni mwene so ukunda cyane ukavuga uti uyu nguyu atariho sinabaho? Icyo kintu uwo muntu ukunda cyane azaba ikigirwamana mu maso y'Imana, kandi Imana izamutsembaho. Ndi Imana ifuha, sinigera nihanganira umuntu ufata icyubahiro cyanjye ngo agitware. Ntabwo nzamwihanganira, niko Imana ivuga. Niba ari umugabo wawe wasize kwizera kwawe kose, niba ari umugore wawe, niba ari umwana wawe, Imana izagikuraho kandi uzasigara ubabara uri kurira. Ariko mwene data, Imana yo izaba yihesheje icyubahiro. Imana itugirire neza, Imana itwibuke, Imana ituhe gusobanukirwa ibigirwamana biri muri twe. Imana iguhe dusobanukirwa ikigirwamana kiri muri twe. Abasore, abahungu, mwebwe mukundana ngo utigenda gukunda uri Imana yanjye. Ibyo ni ibiki? Ututariho sinabaho, azagenda kandi uzabaho. Ututariho mu buzima bwanjye ntacyo bwabuvuze. Gihe baba data ibaye ya magambo wayavuga uti Kristo utariho sinabaho, Kristo atariho ntabwo wabaho, ariko umuntu runaka atariho uzabaho. Atariho uzabaho. Fiancé wawe kwanga uzabaho ubona undi. Umugore wawe azaguturubura, azapfa, uzasigara ubeho. Umugabo wawe azapfa, uzasigara ubeho. Cyangwa se kwange, cyangwa se kudisappointing, cyangwa se gucinyuma, cyangwa se kuri ibintu byinshi bibi. Abana bawe abo wiringiye, kuraho ibyo bigirwamana, kuraho icyo kigirwamana kiri imbere yawe, kuraho ikigirwamana cy'abana bawe wiringiye, kuraho ikigirwamana cy'umuryango wawe wiringiye, kuraho ikigirwamana cyaso wiringiye, kuraho ikigirwamana cya nyoko wiringiye, kuraho ibyo bigirwamana byose wiringiye, maze usike ufate Imana ushyire mu mutima wose, nuruha Kristo ukaruha umwami. Yesu azasingizwa muri wowe, kandi abo ngabo wiringiraga Imana izagucira inzira, izakubeshaho badahari mu izina rya Yesu Kristo. Imana itugirire neza kandi ikomeze kudushigikira. Imana ikomeze kutwigisha amagambo akomeye, ikomeze gusobanura imitekerezo yacu, iduhe kongera gusobanukirwa, twongere kuva mu bintu twibwira kenshi ba mu mitima yacu cyangwa se ducamo, amazi dukore ku maso, dusobanukirwe ko urukundo rukabije ari ikigirwamana. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Iwawe mu rugo cyangwa se mu muryango wawe,
hari abantu wiringira cyane, hari abantu wizeye cyane kurusha Imana, hari abantu washyize mu mutima wawe, hari ikigirwamana cy'umuntu wakunze, wiringiye, wasizeho ibyiringiro byawe byose. Ese yaba hari? Ese byaba biri mu mutima wawe? Ushobora kuba utanabizi, wari uzi yuko ari urukundo. Ese byaba bihari? Uyu mwanya wambaza ati mbese ngo none mbigenze nte? Ijambo ry'Imana rirambwira ngo, usomye mu Bakorinto ba mbere ibice 10 umurongo wa 14, uti muhunge ibigirwamana. Iyo niyo conseil naguha, advice naguha nimwe, nuguhunga ibigirwamana. Nta mudayimoni wo kwirukana, sindirukana dayimoni, oya, nta dayimoni bukubite, ntayo. Ahubwo icyo usabwa ni ikintu kimwe, hunga, jugunya ibyo bigirwamana, kubita hasi, senya. Ni umuntu runaka, senya, kura mu mutima wawe wawiringiye. Ese ni mwene so runaka, kura mu mutima wawe wawiringiye, kubita hasi, kuraho abana bawe wiringiye, ukabashyira mu mutima wawe, ukabashyiraho ibitekerezo byawe byose, kuraho umuryango wawe, kuraho umugore wawe, kuraho. Icyubahiro Uwiteka, tumbira Uwiteka wenyine, Imana izakugirira neza. Mana databuja, Mana yumva, Mana nyiringabo, uri Imana ishobora byose. Tumaze kubona ijambo ryawe ritubwira uburyo Yakobo yaguye mu mutego wo kuramya imishushanyo, yaguye mu mutego wo kuramya ibigirwamana, kandi ikigirwamana yaramyaga cyari kinyuze mu rukundo, ni ikigirwamana Rasheli. Ijambo ryawe rirambwira ngo kubw'ibyo ngo yanga Leya, ngo akundwa kaza Rasheli, ngo nawe ubibonye ngo birakubabaza, ngo urangije ngo ugira Rasheli ingumba, ngo maze uhale y'abana. Ibi byari ukugira ngo Yakobo areke kuramya igishushanyo Leya. Ndasengera uyu muntu udukurikiye kuri YouTube, uradukurikira online ku mbuga izo arizo zose, ari budukurikire. Uyu muntu ndamusengera kugira ngo Mana umusobanurire ikigirwamana cy'urukundo, umusobanurire aho yashize umutima we wese, aho yashize umutima wose mu bantu, kugira ngo Mana asobanukirwe ibyo bigirwamana, narangiza abishire hasi, maze yiringire wowe wenyine, yiringire wowe wenyine, nk'uko Aburahamu yabikoze, nk'uko Aburahamu yagaragaje ugukomera kwe mu mwuka. Habuguti Imana imusabye Isaka, aramufata ajya kumutanga. Ndifuza ngo uyu muntu abe nka Ana, wari warategereje igihe kirekire urubyaro yararubuze, ariko igihe yabyaye Samweli ntiyigeze amufata ngo amushyireho urukundo rukabije, nangwa se ngo amukunde, ahubwo yaramutanze amutura Uwiteka. Uyu muntu Mana udukurikiye, umufashe databuja, umukuremo uyu mwuka wo kuramya ibigirwamana binyuze mu rukundo rw'abakunda abantu, bagenzi be, inshuti ze, cyangwa se umuryango we, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze databuja kuko usobanuriye abantu bawe iby'umwuka, ukabaha ibindi mitekerereze ihwanye n'uko utekereza, mu izina rya Yesu Kristo, amen.